Ibi byo ntibisanzwe mu gihugu cya Uganda. Umubyeyi w'imyaka 80 yafashe umwanzuro utapfa gufatwa n'ubonetse wese, usibye no kuba akuze na benshi bakiri bato ntibabasha gufata uyu mwanzuro wo kujya kwiga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Akoresha ibirometero 5 kugira ngo agere ku ishuri, kandi saa 2 zuzuye aba yageze ku ishuri. Ngo ni umubyeyi wubahiriza amategeko yose. Mu gitondo mbere yo kwinjira mu ishuri ku murongo n'abana bangana n'abuzukuruza be, aririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Ibi ngo intego nyamukuru yanze gusaza atazi gusoma no kwandika. Ikindi ngo yararambiwe kumva abantu bavuga icyongereza, we akaviramo aho nta kintu akuyemo, yaba kumva cyangwa kuvuga. Nibwo yafashe umwanzuro wo kwiga kandi agahera hasi. Mu ishuri uyu mubyeyi ngo aragerageza kuko arusha benshi. Umuyobozi w'ikigo avuga ko uyu mubyeyi akiza ubwa mbere asaba umwanya yabanje kugira ngo ari mu mikino, kugeza aho yabanje kugira ngo uyu mubyeyi afite ikibazo mu mutwe. To me, I thought she had come to seek and find out how she will enroll her children. But to my surprise also, I heard from her that she had... Abanza kumutega iminsi yibaza ko azaza rimwe arekere, nyamara umubyeyi ahataho ndetse agatsinda benshi. Ngaye nguko uko umubyeyi w'imyaka 80 yafashe umwanzuro wo kwiga. Gusa bigatuma nibaza ikibazo aho azagarukira yiga. Ese ibirometero akora ku munsi ntibizamuviramo ubumuga ugereranyije n'imyaka ye? Ese namara kumenya gusoma no kwandika bizamumarira iki? Ibi ni ibibazo nibaza nka Frank Mario Sebudandi. Nawe ufite ibindi wibaza?